nakoreraga mu mutwe wa FDLR, twari dufite intego ko tuzafata u Rwanda, kuko iyo twabaga mu mashamba batubwiraga ko abantu bari mu Rwanda ari abatutsi gusa, n'abahutu barimo bakoronijwe. Noneho twamara kumva izo nkuru ko bimeze nyine ko abatutsi aribo babaga mu Rwanda, nabo bagafata intego bakavuga bati tuzarufata nitumara kurufata natwe twirukana abatutsi. Dore imyaka 29 irasize iyo ntego inahari ko tuzafata u Rwanda, ariko aho bigeze buno bamwe batangiye gufata umwanzuro wo gutaka kuko byarananiranye, n'abagisigaranye agategeko kumva ko bazarufata, nzi ku iherezo nabo kazacika. Ngewe ubwanjye kimara kugera mu Rwanda, uburyo batwakiriye bose nabonye ari abantu bose bahuje, byavangura ry'amoko ntaryo nje nigeze mbonaho, cyokoze ntaryo pe. Ni abanyarwanda bariyo gusa. Kimara kureba uburyo u Rwanda rwubatse, karangaguza no mu misozi nkabura n'inzu nimwe yubatse nabi, nareba uburyo baho bameze neza, gasubiza amaso inyuma igihe cyo napoteje, kibaza nzagira hariya ryari. Ariko tukimara kugera ino, ibyigisho baduhaye, ingufu badusizemo, numvise ko kubigeraho bizatworohera. Niyo mpamvu ndi gushishikariza umuntu ukiri mu mashamba wese aho ari ko yataha akaza tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Iyi migambi mibi bari mu bayihorere baze, kuko mu Rwanda hariyo abanyarwanda, nta vanguramoko iriyo. Gusa ndashimira Perezida wa Repubulika waciye iri vanguramoko. Abantu bari mu Rwanda bose ni abanyarwanda. Ibyo mwumva byose ni ukubeshya, ni abanyarwanda baba mu Rwanda, muze mu Rwanda rwanyu.